Yesu ashimwe bene data, Imana ihabwe icyubahiro kandi ishyirwe hejuru. Tujye kumva ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko turyumva reka tubanze dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuri Imana nzima y'urukundo n'ubuntu n'imbabazi. Duciye bugufi wowe ushyirwe hejuru Mana, kandi ubuntu bwawe n'imbabazi zawe ari byo bikomeza kugaragara kuri twe. Uri Imana idahinduka, ko ari kera uyu munsi ni kuri kandi kuzahora. Turagushimira Mana ibyo urimo gukora mu gihugu cyacu, kandi ukomeza gukora no buri muntu ku giti cye, ukomeza kutubera Imana. Ntawe uricwa n'inzara, uratugaburira, twitaho, uraduhumuriza, uradukomeza. Turagushimiye rero. Tugiye kumva ijambo ryawe ry'aka kanya rero Mwami, byo kurya bitunga ubugingo bwacu. Reka rigirire umumaro ubuzima bwacu, kandi ufungure amatwi y'imitima yacu n'ay'umubiri kugira ngo tubashe kumva ijambo ryawe no kurigenderamo, kurisobanukirwa. Urakoze, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe bene data. Imana ihabwe icyubahiro kubw'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo. Turayishima ko dukomeje n'ubundi aya materaniro yacu, twugeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Turashima Imana rero kubw'aya masengesho. Tugeze ku munsi wa 19, iminsi 21 yo gusenga, tuzasoza ku cyumweru. Turashima Imana rero ko yabanye natwe. Gahunda uko twayiteguye guterana online byagenze neza. Imana yabanye natwe, keretse wenda wagize utubazo tutandukanye, ariko muri rusange turashimira Imana ko gahunda uko twayiteguye irimo gukomeza. Icyubahiro kibi cy'Imana. Reka rero tudatinze tujye mu ijambo ry'Imana, dukomeza aho twagarukiye ejo. Ijambo n'ubundi riri mutwe w'amagambo n'uwo twatangiye uvuga ngo uko wakwitwara mu gihe uri mu bigeragezo, uko wakwitwara mu gihe uca mu bihe bigoye. Twavuze ko tuzareba ibintu 10, cyangwa se imitekerereze, imikorere 10, imyitwarire 10, uburyo wakwitwara uri mu kigeragezo. Igihe cyose uri mu bibazo bigoye, igihe cyose uri mu bikurushya, igihe cyose usengera icyifuzo kikugoye ku buzima bwawe, gisa naho kikubereye umutwaro, utegereje gusubizwa, bisa naho Imana itaragaragara, nta kirakora. Ibyo rero bikadufasha kugira ngo tubashe guhagarara kigabo no kubicamo, kandi tugeze igihe cyo gutabarwa tukiri bazima kandi tugikomeye. Ibyo rero tumaze kubona 7. Uyu munsi turareba icya 8. Muri ibintu tumaze kubona, icya mbere twabonye ko ibyo ducamo byose Imana ibizi. Icya kabiri twabonye ko nitumara kubisohokamo tuzabisohokamo tumeze nk'izahabu, nta uko twabyinjiyemo tumeze, ariko tuzabisohokamo tumeze, kuko umugambi Imana uko iduhindura. Icya gatatu twabonye ko muri ibyo byose Imana ntigidutererana, iducira kanzu, iduha ibitunezeza, iduha ikiduhumuriza, iduha ikidufasha. Ikindi twabonye nuko icya kane twabonye nuko iyo uri muri ibi bihe by'ibigeragezo n'ibibazo, uba uri mu gihe cyo kumva cyane kuruta kureba, kuruta kuvuga, cyo gutega Imana amatwi cyane kuruta kuyitega ibindi bintu byose, kuko ariyo ifite umugambi wayo mwiza ku buzima bwawe. Twabonye ikindi ko cya gatanu ko tugomba gusubiza amaso inyuma, tukareba mu mateka yacu, tukareba ibyo Imana yakoze, tukareba Imana yadukuye, tukareba Imana yadutabaye, hanyuma bikatuma dushira amanga yo guhangana n'ibiri imbere, ko tuzi ko iyo Mana yakoze ibyo n'ubundi ntaho yagiye, n'ibindi izabikora. Twabonye nanone yuko Imana ariyo kwizerwa, itazadukundira kugeragezwa ibirenze ukwihangana kwacu, ibirenze ibyo dushoboye, ahubwo hamwe n'ikitugerageza, hamwe n'ubuzima ducamo, izaducira kanzu kugira ngo dushobore kukihanganira. Twabonye ejo rero twabonye ko nta kigeragezo na kimwe kitugeraho kitari rusange mu bantu. Ibyo bintu iyo ubimenye biragufasha guca mu kibazo. Mu by'ukuri wakumva utangiye guta iyo mitekerereze, haje indi mitekerereze y'ubwigunge, yo kwiheba, ugasaba Imana kugira ngo iyo mitekerereze igume mu buzima bwawe, iyo mikorere igume mu buzima bwawe, ukomeze kuramya Imana no mu bihe bigoye. Uyu munsi rero turareba icya 8. Nanone turagisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Iryo jambo turisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ingingo ya 8. Uyu munsi icyo ugomba kumenya ni uko Imana yaravuze ngo ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Reka dusome iryo jambo, Yesaya 48 umurongo wa 10 kugeza kwa 11. Dore ndagutunganije ariko si nk'ifeza,
nkugeragereje mu ruganda rwo kubabazwa. Ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Amen. Tubonye ijambo ry'Imana ko ritubwira ngo nkunyujije, ndagutunganije, ariko si nk'ifeza, nkugeragereje mu ruganda rwo kubabazwa. Ni ukuvuga mu by'ukuri Imana igitugerageza, Imana igiducisha mu bihe biruhije, Imana igitinda kudusubiza ibishaka kugira ngo ibanze dutoze kwizera. Hanyuma rero kuko ariyo yashimye kucaho, ariyo yashimye kunyuraho, ntabwo na rimwe kuva waritiriwe izina ryayo, wowe waritiriwe izina ryayo, witiriwe izina ry'Uwiteka, ntabwo izemera ko izina ryayo ritukwa, ntabwo izemera ko icyubahiro cyayo yagiha undi, kubw'ubuzima bwawe bwarangira nabi, kubw'ubuzima bwawe bwaba nabi. Imana yaradutoranije rero bene data, turi ubwoko bwayo, yaradutoranije, twitiriwe izina ryayo, twitiriwe izina ry'Uwiteka. Iyo dusebye Imana yacu ibisebye. Ni nk'aho mu yandi magambo navuga ngo icyamunani, iyo usebye ibisebye, iyo ututswe ibitutswe, iyo usebye ibisebye. Nta cyatuvuga ngo nuseba izina ryayo rizatukwa, nuseba cyangwa se icyubahiro cyayo kizahabwa undi. Uyu munsi Imana yiteguye kurinda izina ryayo iririndiye ku buzima bwawe. Imana yiteguye kurinda icyubahiro cyayo ikirindiye ku buzima bwawe, kuko uzamenya ko witiriwe izina ry'Uwiteka akabona wandagaye, akabona upfuye urupfu rubi, akabona usa nabi, mu by'ukuri iyo Mana yawe kuyubaha ntabwo bizoroha, ariko Imana yiteguye kwiyubahisha ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ariko iziyubahisha kurinde kuzi ibi ngibi, kuzi iri jambo, kuzamenya ibi turimo kuvuga, akabitekereza, akabyishyuza Imana, akabigenderamo. Hanyuma turabe Imana yaradutoranije. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 2, umurongo wa 9 kugeza ku wa 10, haravuga aya magambo ngo: ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abantu b'ubwami, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, Imana yungutse, Imana yabonye, yungutse, Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabegeza mu mucyo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Amen. Mwene data, uyu munsi yakubwire ngo uri ubwoko bw'Imana, uri umwana w'Imana, witiriwe izina ry'Uwiteka. Amahanga yose azi ko uri umwana w'Imana. Uyu munsi reka mbereke ikindi kintu, irindi jambo dusanga mu Baroma ritwereka uburyo mu by'ukuri twitiriwe Imana, n'uburyo natwe iyo Imana idakoze neza ku buzima bwacu iratukwa. Hanyuma niyo tudakoze neza mu kuyihamya iratukwa. Ni ukuvuga rero ngo mu by'ukuri twebwe n'Imana twabaye umwe. Uyu munsi umwana wawe aramutse akoze amakosa, iyo uri umubyeyi, mu by'ukuri bagaya umubyeyi wamureze, umubyeyi atagaciro. Ndetse n'iyo umubyeyi yitwaye nabi, umwana we nawe atagaciro. Uko niko tumeze n'Imana rero, niko tumeze n'Imana. Ntabwo ubuzima bwawe buzagera habi, ntabwo ubuzima bwawe buzapfa urupfu rubi, ntabwo Imana izabyemera, kubera yuko yavuze ngo ntizemera ko izina ryayo ritukwa, kandi icyubahiro cyayo ntizagiha undi. Kugeza no mu rupfu, niyo wababara bakageza ubwo bakwica, iriyaranja mu rupfu rwawe izina ryayo rigahabwa icyubahiro. Ntabwo Imana ijya yemera ko izina ryayo ritukwa, ntabwo bishoboka. Yesu ku musaraba yarabambwe, abaza Imana ati data niki kikundekesheje, ariko ashiramo umwuka amaze gutanga, hari ibimenyetso byabaye. Imana yahise yigaragaza, haba manifestations, haba ibitangaza bigaragaza ko koko nubwo Imana itamuvanye ku musaraba, bwari ubushake bwari ko ifite imbaraga zo kubikora. Icyambere cyese kiba habaye umutingito uteye ubwoba. Icya kabiri cyabaye ibitare byamenetsemo kabiri. Ikindi cyabaye hacuze ubwira kabiri, hacuze umwijima mwinshi cyane. Ikindi cyabaye muri comments bavuga ngo amaraso yavuye mu rubavu rwa Kristo yakubise mu musirikare wari urwaye ijisho rye rirakira. Mu by'ukuri bahita bose batangaza ngo ni ukuri koko uyu yari umwana w'Imana, bazamura icyubahiro cy'Imana. Ni ukuvuga ngo mu rupfu rwa Yesu ntabwo Imana yasuzuguritse, no mu rupfu rwe izina ry'Imana ryawe icyubahiro, no mu rupfu rwe izina ry'Imana ryarahimbajwe. Bene data rero bababwira uyu munsi ngo
ntizemera ko izina ryo ritukwa. Ibyo bintu bimenye ko itazemera ko izina ryo ritukwa, izabikorera, izagutabarira, izakurengera kugira ngo izina ryo ridatukwa. Mu by'ukuri tureba urugero rwa Yobu. Yobu yarageragejwe bikomeye, arageragezwa, arababazwa, ariko Imana yibikira icyubahiro cyayo. Ubwo yaje kumutabara, nubwo byasaga naho yamutereranye itigeze imureba, abantu ariko babibona kandi bazi ko yisengaga, ngo yaragarutse imukubira kabiri, byose irabidaboringa. Abana imuha beza kuruta aba mbere, amatungo imukubira kabiri, imwongera imyaka yo kubaho, amererwa neza cyane, bituma izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ntabwo Imana izemera ko izina ryo ritukwa ku buzima bwawe mu byo ucamo, kandi icyubahiro cyayo ntabwo izagiha undi mwene data. Komera ushikame, iyi myumvire uyihinge muri wowe, uyisenge, usaba Umwuka Wera ko iguha iyi myumvire. Menya ko Imana itazemera ko izina ryo ritukwa. Ibyo ucamo byose, ibikurusha byose, menya neza ko Imana itazemera ko izina ryo ritukwa. Imana witiriwe, Imana uhamya, Imana wizera, Imana yagutoranije, Imana yakubyaye ubwa kabiri, ukaba icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Uyu munsi wowe na Kristo muri umwe, wowe n'Imana muri umwe, ni umwana n'umubyeyi. Iyo umubyeyi asebye, umwana araseba. Iyo umwana asebye, iyo umwana akoze ibibi, umubyeyi araseba. Iyo umubyeyi akoze ibibi, adakoze inshingano ze, umwana araseba ko atahagaze mu mwanya wa kibyeyi. Iyo umwana atakoze inshingano z'umwana, umubyeyi araseba kuko umwana atahagaze mu nshingano z'umwana. Niko no ku Mana bimeze bene data. Rero twaratoranijwe, Imana yadutoranije. Ijambo rero dusanga mu Baroma ibice 2, nari ngiye gusoma murongo 20 kugeza kuri 24, ndavuga ngo kuko uvuga ngo ntugasambane, nawe usambana, ko wanga ibishushanyo bisengwa, nawe ukanduza urusengero, ko wirata amategeko, nawe uyagayisha, nawe ugayisha Imana kuyacumuraho. Izina ry'Imana riratukwa mu bapagani ku bwanyu nk'uko byanditswe. Ni ukuvuga ngo hano barerekana umurokore witiriwe izina ry'Uwiteka, umwana w'Imana, wagenda agakora ibyaha bikagaragara mu bantu, icyo gihe izina ry'Imana riratukwa. Ni ukuvuga ngo iyo utitwaye uko ugomba kwitwara nk'umwana w'Imana, izina ry'Imana riratukwa. Iyo Imana ititwaye uko ugomba kwitwara mu buzima bwawe nk'Imana yawe, izina ryayo riratukwa. Ni ukuvuga ngo izina ryayo rizatukwa, izina ryayo rizaseba. Uko iyo witwaye nawe usebye izina ryayo, niko iyo idakoze ibyo ugomba gukora mu buzima bwawe, izina ryayo riraseba. Ariko iyo yavuze ngo ntizemera na rimwe ku izina ryo ritukwa, kuko yakugerageje bikarangira birangiye nabi. Oya, yavuze ngo nzakunyuza mu ruganda rwo kubabazwa, ariko ku bwanjye nzabyikorera. Nta kizatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi muntu. Ntawe uzakwishima hejuru ngo abe ari uhabwa icyubahiro, ni njyewe uziyubahisha. Izina ryanjye sinzemera ko ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi ku buzima bwawe. Ntibishoboka mwene data. Dufate urugero rwa Mose mu butayu. Mu butayu Abisirayeli barigometse bakora ibyangwa n'Uwiteka. Mu Kuva ibice 32 umurongo wa 9 kugeza kuri 14. Kuva ibice 32 umurongo wa 9 kugeza ku wa 14. Dusome aya magambo. Kandi Uwiteka abwira Mose ati, ubu bwoko ndabubonye, dore n'ubwoko butagonda ijosi. None nyihorera, uburakari bwanjye bubagurumanire mbarimbure, nawe nzabuhindura ubwoko bukomeye. Mose yinginga Uwiteka Imana ye ati, Uwiteka, ni iki kikugurumanishije uburakari bwawe, ukarakarira ubwoko bwawe wakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi n'amaboko menshi? Ni iki gituma uvugisha abanyegiputa bati, aya magambo y'itondero 12, ni iki gituma uvugisha abanyegiputa bati, ni iki gituma uzatuma abanyegiputa bavuga bati? Mbese nicyo bishatse kuvuga. Kubagirira nabi niko yabakuriye ino ngo ibicire mu misozi miremire, ibarimbure, ibakure mu isi. Mbese bazavuga abanyegiputa bazavuga bati, Imana burya yabakuriye ino kugira ngo ibarimburire mu misozi miremire ibice. Imana yabo yica, Imana yabo yabakuriye ino kubarimbura. Twari tuzi ko yabagiriye neza, naho yabajyaniye kugira ngo ibarimbure. Kuki Imana watuma abanyegiputa bavuga gutyo? Kuki watuma bavuga bati, wadukuriye muri Egiputa kugira ngo turimbure? Kuki watuma bavuga turamutse dushiriye hano ukaturimbura? Niko bavuga. Shira uburakari bwawe, bw'inkazi, wibuze inabi ushaka kugirira ubwoko bwawe.
ibuka Aburahamu na Isaka na Isiraheli abagaragu bawe, abo wabwiye wirahira uti nzagwiza urubyaro rwanyu ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi icyo gihugu mvuze cyose nzagiha urubyaro rwanyu kibe umwandu wabo iteka ryose. Uwiteka yibuza inabi yavuze ko agiye kugirira ubwoko bwe. Mu by'ukuri urabona ko Mose ingingo yateze Imana ni iyi ngiyi. Yarayibwiye ati dore imirimo watangiye, wavanye buno bwoko muri Egiputa ubuvanishije amaboko akomeye menshi, wabuvanishije imbaraga nyinshi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, wavuze ko ari ubwoko bwawe bwakwitiriwe kandi uje kubugirira neza. None si ko butwaye ugiye kubugirira neza ukaba ugiye kuburimbura aba bantu twahamijemo, aba bantu wahamirije kurokoye ubwoko bwawe butwaye kubugirira neza, kububohora, kandi ukaba ubwiciye mu nzira, bazavuga ngo iki? Ntibazavuga yuko bakuriye kugira ngo uze kubica Mana? Imana ibitega amatwi. Ikindi cya kabiri, yibukije amasezerano. Ibuka ibyo wasezeranije Mana. Wasezeranije Aburahamu na Isaka na Isiraheli abagaragu bawe yuko ibihugu by'i Kanani uzabiha abana bawe. None ugiye kubarimbura se Mana? Ngo sigumye mu isezerano. Imana ngo yibuza inabi yari igiye kugirira ubwoko bwayo. Mwene data umunsi ndakubwira ngo ntabwo bishoboka yuko Imana yakwemera ko izina ryo ritukwa. Dore ikurokoreye kuvanye mu byaha, uhimbaza izina ryayo. Uwo munsi witirirwa izina ryayo. Uyu munsi urayihamya, urayikorera, uri umwana wayo, aho utuye birazwi, barazi gusenga, barazi ko uri umwana w'Imana. Hanyuma rero ubyucamo wowe hagararana n'Imana. Dore irakubwira aya magambo ngo ntizemera ko izina ryo ritukwa kandi icyubahiro cyo ntizagiha undi, kugira ngo batazavuga ngo gukurikira Imana ni ukupfa nabi, gukizwa ni ugukena, gukizwa ni ukumererwa nabi, gukizwa ni ukugwa ku ziko, gukizwa ni ukupfa urupfu rubi. Oya, ntizemera ko bivuga gutyo. Ntabwo izemera ko izina ryo ritukwa. Gukizwa ni ukumererwa neza, gukizwa ni ukuva mu mwijima ukajya mu mucyo, ni ukuva mu butware bw'umwijima ukajya mu bwami bw'umucyo, ni ukubaho ubuzima buhimbaza Imana, kandi Imana ikagendana nawe ikakubera Imana. Mwene data humura, Imana irakubwira aya magambo ngo ntizemera ko izina ryo ritukwa kandi icyubahiro cyayo ntizagiha undi. Humura mwene data, yibutsa amasezerano, yibutsa ibyo yatangiye mu buzima bwawe. Twabonye ijambo rivuga ngo iyatangiye umurimo mwiza muri wowe izawurangiza nta kabuza. Menya rero ko ikizabikorera kimwe muri byo ni uko yagukunze. Icya kabiri ni uko itazemera ko izina ryo ritukwa kandi icyubahiro cyayo itazagiha undi. Ibyo uca mwene data rero, reka dusenge. Humura, komera ushikame, ibutsa Imana amasezerano, zirikana mu mutima wawe ko itazemera ko izina ryo ritukwa ku buzima bwawe. Ntabwo izemera ko izina ryo ritukwa, ntabwo icyubahiro cyo izemera ko gihabwa undi, kuko witiriwe izina ryayo. Uri umutambyi wayo, yaragutoranije, yarakuronse mu maraso y'umwana wayo, uri w'igiciro cyinshi mu maso yayo. Kandi yavuze ngo nzakucisha mu ruganda rwo kubabazwa, nzagucisha mu ruganda n'isezerano, nzakunyuza mu ruganda rwo kubabazwa kugira ngo ngutunganye, kugira ngo nkugorore, kugira ngo ngutoze kumpanga amaso. Ariko humura, ndakugerageje ariko si nk'ifeza, nkugeragereje mu ruganda rwo kubabazwa. Ku bwanjye nzabyikorera, ku bwanjye ninjye uzabyikorera. Izina ryanjye sinzemera ko ritukwa kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Sinzemera ko abanyamahanga bakwishima hejuru, izina ryanjye rigatukwa. Nzarwana ishyaka. Nuseba nzaseba, humura. Imana irakubwira ngo nuseba izaseba. Humura rwose, ntabwo izemera guseba ko ntijya inanirwa. Ni Imana ishobora byose. Reka dusenge mwene data, humura ushikame, komeza guhanga amaso Uwiteka. Ntizemera ko izina ryo ritukwa, mu byucamo izagutabara bidatinze, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye kuri Imana ishobora byose, Imana y'ubuntu n'imbabazi, Imana y'urukundo rutarondoreka, byiringiro byacu kandi imbaraga zacu, urahambaye. Ntabwo izemera ko izina ryo ritukwa Mwana, kandi icyubahiro cyawe ntizagiha undi. Ngaho wumve gutaka kwacu mu byo ducamo, mu bibazo duhura nabyo, maze udutabare, natwe tuzahimbaza izina ryawe, kandi n'abanyamahanga nabo bazahimbaza izina ryawe Mwami. Urakoze ko icyubahiro cyawe utazagiha undi, kandi utazemera ko izina ryawe ritukwa ku buzima bwacu n'ibyo ducamo, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen.